ya hejuru ndimo ndamubona hejuru iriya byanga bikunda haniho kabisa kamfunga atanambona ita ku Eco Bloom TV. Eco Bloom TV rero ni channel nabo uyu munsi baje barambwira ati Jesco zo wamepanga icyogere mu nkuba dusanzwe tukubona wotsa inyama ariko noneho umunsi wa none turagira ngo tuzagusure uri murazotsa ukazitangira uzotsa banguye gitumo ndavuga ni nta kundi nyine ariko reka mbemerere baze tuganire ariko none kandi ndimo ndanabokereza kugira ngo ibintu bize kuza kugenda neza ndi onayipata tirasha ntago ndimo ngese ndimba tutira ehoya ndimba ati ngo niwe muntu wigeze kujya kotsa inyama mu ishyamba ari kumwe nakitwa cacana kigeze kuza ahangaha ngerageza kukigisha kotsa ariko birakananira burundu mbere nkoresha ubwenge iyo nzana slang cyangwa se imvugo runaka ari nayo mpamvu usanga nyine urubyiruko bagenda bazikunda slang zanjye so urumva rero nagiye mbikubwira kuva kare uje rero utekereza ko ugiye kwigana ibyo abandi bakora ukanabikora nabi bagufata nk'ikigoryi bakagufata nk'inzanga ari nabyo nyine ubona nyine abantu bagenda bagufatamo ndiri nagiye nzana z'ibyongereza no mu zindi ndimi ntago bagiye babasha kuzisubiramo nkumva biteye iseseme unsigaye nizaniye z'inyarwanda byindi ngo barakuvuga ati ariko hari ukuntu wagerageza ugakosoramo ngo nyoko niko yakubwiye byashiriwe wango sinzi wena nibi wanyu mu rugo mubasha kwigurira inkoko ariko inkoko igeze ku bihumbi 96 n'amafaranga 500 n'ibikoroto 45 bamwe mu nshuti za cyangwa abandi abantu bakuru koze cya ko warubeshyese inshuti zawe zavamo ababyeyi nagira ngo nkubwize ukuri ko uyu mukino wo kotsa ndetse no gukinisha ibiryo atari umukino wa buri muntu uyu no mukino ubabaza cyane nkunda no kubwira aba content creators ibi bintu kugira ngo bikinishe bisaba ubutunzi buhanitse ugomba nkumuritse gutya ikosa uzakora ikosa ryo kwihuta ku isaha y'isa 5:6 umuntu nge natangiye kotsa inkoko urayipata ubona amafuta. Of course mbaye ikaze mwe mukunda mugakurikira ibiganiro byacu ni Eco Bloom TV nge ndi Mr Muhanzi ndi wa munyamakuru wanyu mwakunze muzakunda ndetse munakunda ariko ngo mumukunda mwihishe mumukunda mutabigaragaza ariko ndakeka iki nicyo gihe uyu niwo munsi iyi niyo saha niwo munota niryo segonda niko kwezi niwo mwaka wo kugira ngo mumenye Mr Muhanzi ninde akora iki ubundi mugomba kuba mumukunda gute. Navuye hirya no hino naciye mu misozi myinshi narenze Kicukiro ndenga Nyamirambo ndenga Nyarugenge umujyi ndawogoga nsesekara ahitwa mu Miduha haba icyamamare gikomeye cyane kuva mu Rwanda East Africa ndetse n'amahanga ni ubihakanya ubwo ujye muri comment umbwire yitwa Jesco zo wa mipango yitwa Kasuku yitwa umwami w'abagore yitwa icyogere mu nkuba hari nandi mazina wo mwita cyangwa se nawozi nge naba nibagiwe nayo yandike muri comment ikaze rero aho yerereye hose ha mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda diaspora tumenyane cyane hano mu Rwanda mwese ndabakiriye cyane mwe mukunda ibiganiro byacu n'amakuru tubagezaho umunsi kundi bayikaze mwe mwakoze subscribe ariko kandi mnibuke gukora notification mufungure kakazogera ko kantu kari hano ku ruhande mugafungure making sure ko kamaje kuba open buri yo koze subscribe gusa ariko nufungura ka notification biba bibaye ibindi ntago byakaryoshye dusangire ibitekerezo rero aho muri comment unadusange ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha yaba kuri Instagram ni Eco Bloom TV ndetse no kuri TikTok naho ni Eco Bloom TV nanjye nkitwa umunyamakuru wanyu Mr Muhanzi kuri TikTok ndetse no kuri Instagram hanyuma tugahurira twese kuri YouTube channel Eco Bloom TV mu biganiro n'amakuru bitandukanye umunsi rero ngira ngo mwabonye abajene bose nagiye nkoresha bibyamamare hano mu Rwanda ariko hari uwo bose baje bavuga bati uriya turamwubaha kuva kuri The Ben kumanuka kuri Bruce Melody kumanuka kuri Bitre kumanuka kuri Israel Mbonyi bro ni umuntu ukunzwe kuva ku mwana ukiri muto kugera ku musaza umukecuru inkumi umudamu umukristo n'umupagani bose bakunda izina Jesco zo wa mipango bakunda izina Kasuku niba utamukunda ubwo nawe utangira ubitekerezeho
ubwo nawe rero niba umukunda ugomba no gukunda Mr. Muhanzi already. So rero nararebye ndavugana ariko wa mipango wa mugani Mipango ko ahantu yibera ari ahantu hameze neza cyane. Abanyarwanda bahora bavuga ngo ariko ngo Jay Squeezo ngashobora kuba atari mu Rwanda, ngo Jay Squeezo ngo ariko ngo wara ntiyatubeshye ngo asanga ari nk'ama video ya kera yakoze. Nje rero nje kumugwaho gitumo noneho. Nje kumugwaho live ngira ngo ahantu magaze ni inyuma cyane harimo nka metero nka 200 cyangwa 300 utari wagera iwe kugira ngo mbanze nkore introduction neza. Urumva ntago wapfa kwinjira ahantu nkanda abona ari ahantu hakomeye cyane hameze nko kwa minister cyangwa kuri wa muhanzi nka Jay-Z wo muri Amerika. Niho njya mbona hari ibipango byinshi nubwo mbibona mu mafoto ariko mba mbibona. Aha rero ngira ngo niba uri kuhabona ewana harimo ikintu cyitwa mageti n'amageti mbega nirengarenga ugenda gakeya za mvugo zaba ngo numuriro kotera kure. Uriya n'umuntu nakoresha imvugo nka zero umenya ko haba ari ibintu bikomeye cyane. Jay Squeezo rero ngiye kumugwaho gitumo ndebe wundi hano koko nihaba ntiyakorera. Abanje mbona rimwe na rimwe akubita kuri stati ngo mukuru office yanjye ngo miduha office imeze gutya mu mataje hakaba amageta abiri. Ibyo bintu bibaho, ibyo nje kwirebera rero sasa. Ubwo muzi umuryango mwese mukunda Jay Squeezo wa mipango, mukunda Kasuku Media, mukunda umwami w'abagore. Ariko ari utuntu twinshi ndaza kumubaza bakansobanurira nk'umwami w'abagore. Icyogere mu nkuba byo wenda hari umusaza twanaganira nsobanura ngo icyogere mu nkuba ukuntu biba bimeze. Ndaza kuba mbireba ho neza cyane. Rero mpagaze ku marembo ya mbere nabajije umujene arambwira ati iyi nzira niyo njya mbona abastari bose babandi bose ngo twemera ngo niyo bakata bazamukamo. Urumva abaje gukora ibiganiro ngo niyo bakata bazamukamo. Arambwira ati byanga bikunda aha niho wa mipango yibera cyangwa se akorera. Ubwo ndaza kumenya niba ari aho aba cyangwa akorera. Gusa bambwiye ko ari hano bakunda kumubona yinjira ngo mu modoka ye gikoko cyane. Ubwo nayo ndaza kureba niba irimo nayo tumenye ubundi wa mipango wa mugani nk'umuntu w'icyamamare wakoze kera uri muri showbiz imyaka magana n'amagana. Abantu yazamuye baguze amamodoka abandi n'ibiki ngomba kumekinga sure ngo ibintu bimeze gute. Aha rero ngira ngo wenda cameraman araza kumfasha ankurikire mbanze nze mbereke gatoya. Muze mbereke gatoya. Ni igipanga ariko ni igipangu kukegera biragoye cyane, birakomeye cyane, bisaba kugenda gake. Abona ko rwose igipangu cyo rwose kiri muri ya mabara ngira ngo benshi bajya bagira bati ntago wenda ntago narengawe. Ni igipangu ubona ko gikomeye cyane rwose. Urugi wagira ngo hinjiramo nk'amahoho 10. Hano hakinjiramo nk'amahoho 10 cyarimwe rwose. Niba ubibona gira ngo urabibona. Hari umuvandimwe witahiye witwaga ajya ni Deo wa mupasteri wa harya yitwaga Ndezebra wa Inzahuki. Wenda reka nkoresha iryo zina ngira ngo Deogene niwe wavuze ati igihe cyose nari narabereyeho Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira. Ati igihe cyose nari narabeyeho ngenda nihatahata mu turyango tutagira ati nagize gutya Imana ingiriye neza. Ati ndagenda ndubaka ati ku buryo gate nashyizemo dubure ikaba metero nk'ijana. Ati ku buryo rwose niyo wazana za zindi zitorura izindi ibigomba gutambuka imeze neza. Wa mipango rero wenda tugendeye n'uburyangana nawe urabona ko rwose gate zebra switch ndagira ngo uza kuyigaragaza ngira ngo ni ariko ba mugari ko bajya bapitera metero kandebe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 metero 10. Bworo ushobora no gusanga utuguru twanjye ndari tureture cyane kurabona intambwe yanjye ni nini cyane kabisa. Ushobora gusanga ubu yari nka metero 11. Wawe nizeye ko ndabizi rwose metero ziwanyu zibaresha kuri 2 cyangwa zingahe za gate. Hano gate iri hano ifite metero zigera muri 10 cyane 20 unabipimye neza. So ubwo rero byanga bikunda nta modoka nazanye wenda dushobora gusanga ahantu se abafunze abafukinguye binjira batera. Ipangu by'abakire b'ibyamamare biba bigoranye ntago ushobora kwinjira gake ugasanga hariho n'amashanyarazi wakora ugahita umeneka. Umba ngomba gukora
barya inaga ifata ariko mujye mureba ubundi umuntu nakubwira ngo numukire ujye ubireba papa namaje kumurebamo gake nguriya hejuru ndimo ndamubona hejuru iriya byanga bikunda haniho kabisa kamfunga hatanambona reka ninjire mu gipangu cy'umushyira ariko sinzi ngo imbwa ntago zirandya ako umuntu nakubwira ngo ni icyamamare ahubwo ati ni umusitari akakubwira ati mfite amafaranga ujye ubyemera banza urebe geti papa dureba geti ku mahana Nyagasani umuntu n'umukire koko ni n'umusitari pe imbuga rero urabona rwose ni ukwisanzura ewana naza hano nkakinira umupira bya bindi byanyu mwubaka utuntu tukagira uduparikingi ukagira ngo muzaye muparikamo amagare kandi mufite amamodoka jya ureba parikingi yo kwa Jay bamwita Jay Squeeze wa Mipango yaba ari parikingi ushobora kuba ufite amahoho ushobora kuba ufite amakwasiteri ufite amaretiko ufite barabasi zanyu muvuga zabo Range Rover muvuga ewana ukaza ukarundamo na famille yawe yose ikaza ikarundamo parikingi ikaba nta kibazo sasa rero ikintu ndi kwibaza ndi kubona bitaje hano bigerekeranye ariko ndi kwibaza ngo iyo kwa Jay ni iyi ko mbona ari byinshi wagira ngo bubatse umudugudu w'amataje hano ariko byanga bikunda nkurikije uburyo ki njya ndeba ahantu abahagaze nshobora gutomboza ariko ubwo nintomboza nkagwa hatariho ubwo muzamfasha nyine muzansura nibagira uburyo bangenza cyazamuka rero nekeza kwa Jay kuko bamaje kumpereza map neza ewana ariko anja nicara wa mugareka abantu bajye bicwa n'amadepresiyo ibaze nk'ubu rwose ukajya wicara ukabona umuntu atuye mu gipanga afungisha amagate 3 cyangwa n'icuma akageramo none ugasanga gate imwe igiye ipima metero zirenga 20 wowe ukajya wicara iwawe ukajya ureba ukavuga ati se nko kabyaramwe kwibaza niba ari igipangu tuyemo cyangwa ari uruzitiro rwa toilette biba bikomeye cyane so nageze rero kuri gate ya kabiri angiye kuvuga gake kuko ijwi rishobora kugenda rikagerayo mbona kwa Jay haba hari ushobora gusanga hari n'amakamera n'amasensa yumva amajwi ntago nabyizera uriya muntu ni umuntu ukomeye cyane ujya wumva kubwira ati hari utuntu mbanzi nakuye ahandi hantu mwe mutari mwagera ubwo rero niwe uba ugomba kugenda gake kuko ushobora kugerayo wibwira ngo ni ahantu nk'ahandi wanyu ujya winjira ukinjira winjiye rero niyo gate ya kabiri ibaze niba tuye ahantu hafungishwa gate ebyiri ukibaza ngo noneho ibindi afite tutabona bimeze bite uyu munsi rero ariko ngiye kubamurikira byanga bikunda ningira Imana nkamusanga akananyemera tukaganira kuko ntago ari umuntu wo gupfa kugenda ngo zagituma hari umuntu numwe mwigeze zagituma zose mwamenye hari uwigeze ubona ko agituma Jay uriya ngo ni umuriro wo kotira kuru ushobora kugenda wibwira ngo ni gituma ahubwo agasanga niwe baguye gituma so rero gate ya kabiri niyi ngira ngo urayibona ariko reka ndebe nayo metero ifite metero 1 metero 2 3 4 5 urumva uko ugenda utera intambwe kuri gate ya mbere twasanze zigira muri 20 niba mbyibuka urumva gate ya kabiri zo zigira muri 6 cyangwa 5 ubu urumva ningera ushobora gusanga nk'umuryango w'inzu noneho we ufite nka metero 4 kandi uwiwanyu wowe uri kundeba ushobora gusanga na santimetero byabigoranye so rero stay tuned kuma hano ugumane nanjye ubu ndinjiye ndabona rwose mu gipangu haba hari ibintu byinshi abandi ndabona hateguye intebe imifariso ameza nk'abandi bakiri bose nyine baba bafite utuntu duteguye akajaride kameze neza umukindo mu gihe mwebwe imikindo muyibona ku muhanda wawe utunze mu rugo so rero stay tuned asigaye umenye ngo tugiye gukomereza kuki turamubona nitumubona turaganira ntituganira se za nkokora bazi kuzotsa cyangwa byaje kugenda bite ibyo byose nibyo utegereje kugira ngo tumenye Jay Squeeze wa Mipango umwami w'abagore cyogere mu nkuba n'ayandi mazina menshi bitewe nayo umwita cyangwa se nandi afite nge ntibuka unaipata
Mambo ndo kwanza hapa mnapaona wanapaita ku Eco Bloom TV. Eco Bloom TV rero ni channel na uyu munsi baje barambwira ati Jesquizo wamepanga icyogere mu nkuba dusanzwe tukubona wotsa inyama ariko noneho umunsi wa none turagiye ngo tuzagusure uri murazotsa ukazitangira uzotsa banguye gitumo. Ndavuga ni nta kundi nyine ariko reka mbemerere baze tuganire ariko none ni kandi ndimo ndanabokereza kugira ngo ibintu bize kuza kugenda neza. Ndi kumwe n'umusore ahanga bamwita Mr. Muhanzi. Bamwita Mr. Muhanzi. Ni akanyamakuru gashyashya katari karya ngo yes ubu turatangiye mambo ndo kwanza. Yes, ubwo reka mbahereze rero kaze nari nabagize hara hepfo mbereka iwe mbabwira ntari mu bipango bikomeye cyane. Ni ibipango bibiri. Niyo mpamvu nko kubona ari ebyiri ibintu bigenda biguhura turi babiri kuri kamera inkoko ne ebyiri bipango ni bibiri protayi ne ebyiri. Mwebwe muri bangaye muri kureba ikiganiro nizere ko mwe muraza kuba muri ibihumbi 200. Yes, mbaye kaze rero mukore subscribe nako ngo Jesquizo ngo ntago bajya bakora subscribe nibyo ra urayikora cyangwa ukororera ngo muyikore cyangwa murorera ariko ku ruhande rwanjye muyikore babyeyi abapapa abasore namwe nkumi ikaze mu kiganiro gikomeye cyane bro. Ubundi ikiganiro cyagaragayemo iyi sura uhita umenya ko ibintu bihindutse. Televiziyo yagezeho iyi sura umenya ko ibintu bihindutse. Ni cyamamare ni umupapa abasura umupapa ra muravuga nka Lucky mwana gerageza ube wowe. Uravuze ngo nangiye kwigana kakaye utaje vuba bona tukumvise ngo muramubona ngo barya abavuga ngo ahubwo nabandi kogeza nk'agapira n'umukobwa n'umuhungu n'igitsina gore n'umutinganye n'ibiki n'umuntu mukuru cyane siko lakabavugara wambiza gerageza tujyanira. Yes, rero ubwo tugiye kwatsa ikintu bita inyama guys ntago babyoroshye mutubabarire bansuye so urumva nagenda nanga none orientation y'ukuntu dukoramo n'ibiki byose umusaza kubiturasa ku ntego twagiye uyu munsi rero tugiye kwotsa inkoko. Oya ni uri kotsa so wewe wansuye aho ndimo ndokereza ntago ngiye ndotse we ntago uri bwotse wenda kokereza murakoze mubyeyi. Twase Jesquizo wa mipango uri kotsa inkoko yego wabyumvise nayipata kokagire kokabari kuyizana niba yizana ntago uyu muriro wawe uhagararaho we nanyaruke. Sasa rero ubwo bavandimwe abantu bajyaga bavuga ngo kwa Jesquizo ngo ziranyama ngo ntizihaba ngo wasanga ngo bayaze mugwe gitumu noneho nsanga ari kuziyokereza. Nimwe mugenda mu ngo nazitira sha ntago ndimo ngese ndimba tutira ehoya ndimba ati ngo niwe muntu wigeze kujya kotsa inyama mu ishyamba ari kumwe nakitwa Cacana kigeze kuza ahangaha ngerageza kukigisha kotsa ariko birakananira burundu ubwo ibyo mvuga ko kazabyumva muri kiganiro ariko noneho nagira ngo nkubwize ukuri ko uyu mukino wo kotsa ndetse no gukinisha ibiryo atari umukino wa buri muntu. Uyu ni umukino ubabaza cyane nkunda no kubwira aba content creators nkababwira nti mwoka byaramwe ni aba content creators so nkababwira nti ibi bintu kugira ngo bikinishe bisaba ubutunzi buhanitse n'umutima ukomeye. Ngira ngo abibonye ntago ari ibintu biba byoroshye. Urumva ibintu uvuze ntago nagira gute uri mwigisha entertainer Patrick ubwo arakomeza tugenda twunganirana nta kibazo ananyigisha ubwo anyigisha umwuga yo bimeze bite ngo bimeze bite ibintu ni bombo uyu muhungu ngo yitwa guki nta kibazo ngo yitwa guki wanjye bamwita Mr. Muhanzi umunyamakuru wanyu yivuga gute Muhanzi yivuga gute ndababwira ngo buri nkuru igira uyivuga kandi ubuzima ni igitabo kandi buri gitabo kigira page nkabubwira ngo ndi ntare ndi ndahangarwa ndi ntore ndi umunyarwanda of course ndi na diaspora ndi umusore ukunda Imana igihugu ndetse n'abagituye akunda abadukunda n'abadukurikira umunsi kundi akunda na wa mipango n'abari kutira kuri kamera zombi ziri hano. Ngiye nkubwira inshuro nyinshi Patrick ndakubwira ni uyu mwaka reka tuzamura abana b'abanyarwanda kandi ubona ko Mr. Muhanzi numwe mu basore bafite ubushake ariko bataragira ubushobozi bw'amafaranga ariko nubwo amafaranga bavugaga ngo uyu munsi wa none twongeye kumurikira abanyarwanda undi munyamakuru ufite ubushake ariko ikosa uzakora nubwo mba nkumuritse gutya ikosa uzakora ikosa ryo kwihuta guhubuka ni nkabande wowe ku giti cyawe Muhanzi uzibahubagurika muri showbiz nyarwanda urumva nibwo nje ntago re nabamenye
nibwo nkihagera sinari nabamenye ahubwo wamfasha kugira ngo ntazabigiraho urumva ari andi mushya abo bahubuka wamfasha kubamenya kugira ntazabigiraho nagira ngo wenda bitewe n'ukuntu mukora inkuru ubimaze bigiye kingana iki yewe kandi wumva ari uyu munsi bitangiye ni ubwa mbere uri kuri mikoro ubu ni ubwa mbere nkihagera nibwo avutse icyo kivugo cya gihindure kuba intare ntago bivuga ko bavutse uyu munsi cyangwa ejo n'uruhinja ruba ruri intare cyane iyo wavukiye mu Rwanda kujya kurera mugore kwamwumvitse oya kure ntago natana ntago natana rwose warize cyane wagarukiye gake ariko nko mu gatatu primaire wagarukiye mu gatatu gardien ayose iwanyu habaye wacu ni kure cyane habahe nyine hari Rwamagana hari Bugesera hari na Gasabo wavukiye he Rwamagana hano hirya Nyagasambu Nyagasambu Bugesera uhagera ute za ntuza za hano bawijya kure ku isoko hari haruguru yaho ku isoko none so wari kujya Bugesera baba Kabarisa ntago muzi Kabarisa ntago muzi umusitari w'Nyagasambu sha ufite urumva navukiyeyo ariko nakuriye mu Bugesera niyo mpamvu ubu ntambe ntabwo warizwe n'ababyeyi ntabwo warizwe n'ababyeyi ako se uri wifumbwe sha uri wifumbwe yo murenge wa Fumbwe ngo utazakara ifumbwe arazifu urakoze cyane niki ariko nari muwaje sobanura umugani ngo wavuye kandi byo bakubaza weho wifumbwe navukiye ariko ntago nakuriyeyo ngo mbe nzamaye amateka yo nyine mu Bugesera uhagera ute ababyeyi barimutse niho bakurereye bakoze icyo bita hari famille migration ni famille twagiye gusura ugumayo se kugumayo ko kugenda wisanga kwisanga rero ntibivuga gusandaguza ibyo usanze ntabyo nasandaguje n'ubundi kandi utangiye kujya wihakana iwanyu nahihakanye gute uri muri hihakana iwanyu ukavuga ngo urabona ngo nge nakuriye nagize gutya ntabwo ushaka kwemera kuri uwifumbwe oya nabyemeye kandi narahavukiye Patri uzifumbwa hariho reba yigeze Nyagasambu yego agasozi kari hejuru hariya niko gasozi kafumbwe ariko hariya ni kure nge mvuga ku isoko nifumbwe sha hafi hariya neza do bitazajanjagira oya hariya urabona hariya ku isoko uzamutse kuri polisi kwizana nyine ku muhanda ubabaze baratureba babaze bande abantu b'Inyagasambu baranzi gake kandi utarakuriyeyo n'ibiganiro nagiye kubikora noze kudakurirayo none se kuhaza warahavukiye mbere buretse gato si n'ubwa mbere none ukoze ibiganiro kandi tubwiye ko ari ubwa mbere urumva nawe ntagaze ukuri ibyo avuga ntagoze ibyo uvuga wowe gerageza ibi bintu rero ukuntu bigenda shaho ari mwe namwire n'abandi yigisha reka twigishe namwirireho n'abandi urumva niba ugiye kubaka ikiganiro cyawe menya ngo natangiriye kuri A ndagenda nubakira kuri A haze B B iveho haze C C iveho kugeza ugeze kuri Z iyo rero ugenda wubaka ukagenda uzana ngo A kare nturi mu mibare urakoze cyane ni ukuvuga ngo renge impamvu nakubwiye ngo nibwo nkitangira nuko ari bwo ngeze ku mu content creator wa mbere mu Rwanda muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika wa mbere ujyanyije nabande nabandi ba content creator nkande nyine nkande umuntu abo wa mbere ga mu bandi nka entertain undi nta wundi nzi nibwo kiza ko kandi umushuti wanjye kamarade sha kamarade Faxman ntago wenda njya mubona ariko ntago turi inshuti kuko naje gusanga ngo hari umuntu wajya bavuga ngo uri hano turi inshuti ngo nura turi inshuti birangira ngo bavuga ngo haya ngo urishutana nanjye rero ntaza kubeshyira abantu ngo turi inshuti ejo agatangira bati kiriya cyana cyawe ngo ndi inshuti ye ntago ndi inshuti nacyo ntago iyo nkuru nyizi iyo nkuru ni imeze nawe yaravanga amasaka n'amasakarame ariko yavanga bikaryoha koko urabona ukunditse icyo nanyu se ndakunditse cyane nanyu ngwitwa ngo yitwa Eco Bloom bisobanura iki Eco Bloom TV ubundi Eco yego hari ibisanzwe bizwi nk'ama Eco so urasobanuye buretse ibisanzwe bizwi nk'ama genda gake muri Kinyarwanda bahita nyiramubande bahita nago twumve sibyo se buretse dusobanurire ariko nyiramubande ni imvugo ubundi wavuga ijwi riranguruye agoze ku muntu kumugora kandi yatubwiye ko amashuri nayo byaba ari ugende gake komeza usobanure cyane yanyu uko yitwa cyane nabuze uko yitwa nabuze icyo bisobanuye dore ngibi bisobanuye iki nyine barakoze icyo bisobanuye ngo bisobanuye bamutanga bari kubaza mini nababwiye ngo ni ijwi riranguruye ijwi riranguruye ubwo rigaragara mu mashusho noneho
sibyo nyiramubande irangurura rye irirangira ijwi kurangurura no kwirangira buriya kwirangira nyiramubande bitewe n'ukuntu yirangira uri kumva kandi kazi nasubiramo nanone niyo mpamvu bavuga ni echo niyo mpamvu akenshi burya echo iyo ntaga abantu bayikunda niyo mpamvu ukunda kumva abantu bakubwira ngo ariko kw'ibyo bintu birimo amayeko sinzi impamvu ujye ubyumva nyine radio yumva irimo amayeko wowe wakumva radio irimo amayeko byagorana bakubazaga niyo mpamvu harimo yabaye amashusho leta yabaye amajwi bango na amashusho azajya akomeza bagaruka ubu agarukamo ngo byagenze bite ntago urumva mbere ntago nabyitayeho ni nagira ngo noneho byiteho ntabwo nabibashije nagira ngo nkuba no kuvuga ngo echo ibaye echo mu bijyanye mu majwi urumva ko byaba ari bi kuko aba ari amajwi ya nyiramubande koko niyo mpamvu yaje ari amashusho noneho meaning rero ugomba kumva uretse gato entertain mfite umubosi already sasa rero ugomba kugenda ukabwira umukire ukamubwira utari kuburiya na wagakwiye kumereza ubusobanuro nyabwo na hano Echo Bloom TV sibyo mugahita mugira nakandi kantu wenda kaka meaning runaka nyine kabigaragaza hano turabona ekuteri sibyo izi ekuteri muri logo yanyu tukahabona n'iki kindi na microphone sibyo no tukabona na ryajwi rigenda rigirangira rinagira gute wowe wagakwiye guhita ahubwo ubihuza urumva ukabigorofanya kuko urabona nta bwenge ukabigorofanya noneho bikagenda bigira gute wenda bikagenda bihurira nabo cyangwa se ukatubwira twebwe live mu kiganiro tukagushakira ubusobanuro uzajya unavuga hano tukugorofanyiriza urumva rero kugorofanya reka ahubwo nyiri cano azaduhereza ubusobanuro bwa uko nshobora no kubisobanura yego ubutazaga kubizi yego aho uremera ko ari amakosa se kuba ukora ibintu utazi cy'isobanuro cyabyo oya buretse gato gukora ibintu no kumenya ubusobanuro ni ibintu bibiri bitandukanye sibyo ntago giye hano nza gukoresha umuntu ngo urumva ngo Echo Bloom ngo bisobanuriye ngo niyo mpamvu ugomba kuma ikiganiro sibyo cyangwa ngo oya ndabizi icyo cyane cyitwa nyine kizina kibi cyane cyanaciwe buretse oya nanjye mba naragerageje kumenya ibyaciwe nkabimenya urumva ibitaraciwe nabyo nkavuga ne okay ibi byo nabyemera ariko uburiye umubosi agasenda baboye akaba ari akaba boss ntago iryo kosa ryose narikora ntampanira bansobanura komeza ubonta so nukuvuga ngo rero niba ari ubusobanuro bw'umubosi yishyuriyeho agafungura cano ye agahitamo izina rye sibyo ahubwo wenda ngomba kuzamubaza nkabwana ariko noneho ndumva birenze gukoresha abantu no gukorera abantu ndumva hagezweho no kujya banyaka ibisobanuro wamfasha ukansobanurira kandi araza kuri ikiganiro already ubwo yabyumvise akabona kuri inzanga aya karuka inzango ugende gake oya nibyo kandi umukire narebe Shora guhita wirukanwa direct umukire narebe ikiganiro agahita avuga ngo nakoresheje inzango kandi umukire narebe ikiganiro araza guhita avuga ngo ako se umuhungu wanjye ko yahuye n'ibikoko uri kumva yitwaye ate urumva rero ubutaha ujye ugaruka ufite ibintu byinshi cyane cyane nk'igiye gukorana n'abantu ukabizi neza ko abo bantu ari ibikoko uba ugomba kugenda wigengesereye niyo mpamvu nanjye naje nigengeseye uremera kuri inzanga oya ngo nemera ko ndi inzanga kubera ko hari ibyo nshoboye gukora kandi ibyo nakora utabikora uri inzanga nk'ibiki gukora cyane n'iki ushobora gukora cyane uyu mwuga ndi gukora urawushoboye cyane ndawushoboye wenda ahubwo aracyabura experience nayo ndi gushaka ntugaseka ariko niyo umuhungu marabyemera ariko kandi bako ushoboye wenda bishoboye ushobora ikintu kugira uburambe muri cyo ni ibintu bitandukanye ndabishoboye ariko nta burambe bwari bwaje urawushoboye wenda ushoboye already ndimo ndawukora ntugaseka wabipango rero yewe hano kucyokeza ubundi ubuhanga ndagira ngo abantu banze kwanza bahisomo ryo kotsa byibura mu isomo ryo kotsa mpora myigisha buri munsi hano icyo mashaka ntabwo ngo ugiye kwigisha abantu kotsa kugira gute turimo turaganira ahubwo ndimo nakokereza gake apana kumwe ngo nze kwigisha abantu kotsa nta muntu utabizi ibi bintu rwose hari urumva kumenya umva nawe ibyo nagusobanuraga ujye ugendera ku byo nakubwiye nta muntu utazi kotsa cyangwa se gutereka imbabura ku mbabura ngo yotse neza kandi n'ubundi ibyo marimo ndakora inkoko ku mbabura inkoko ku mbabura urukumva nawe rero icyo uba ugomba gukora iki cyana nacyo nta focus cyo gifite nango cyo
tumvise ko bibeshye. urumva re Habe namo. urumva rero ikintu cyo gihari urumva ubwo wowe wagaguye guhita utangiye kugenda umbaza wenda izo bita question de curiosité ibibazo by'amatsiko urumva ubu ushobora kuba kandi wumva ari byo nari ngiye kwanzikira urambwa ngo njye kwigisha abantu kotsa wari kuvuga iki kindi kandi ariko ndimo navugiramo nigisha abantu kotsa kandi interuro ntabwo ari yakarangiye urumva ubwo se urumva ibyo bintu birimo navuga Icyo bita question mbete. entertain ako kakaba gasobanuye Kandi ubwo warize. ntabwo abantu bize bose ariko twize indimi gusa question bete ibyo bakubwira ni ibibazo by'ubugoryi ibibazo by'ubuzanga ibyo bita question bete ni ko bavuga ko abantu si ibibazo by'ubuzanga ngo n'ubugoryi ari byo abantu basigaye bishakira nibyo wajemo oya ntabwo ari byo najemo ahubwo mfashe wo tubwire nko mu content creator nibyo koko bigezweho ndi kukubwira ibyo bibazo by'ubuzanga nari byo ushaka kujubaza oya kugira ngo nyine ngukundwe oya ahubwo we tubwire nibyo koko ababivuga nibyo cyangwa barayobye ntabyo nzi umujyo mukoreramo buri wese aba afite uburyo akoramo ibintu bye ndetse n'uburyo ashaka kubyubakamo ahubwo nkawe wowe wenda w'umutangizi urumva ushaka gukora ibimeze bite umunyamakuru w'umwuga kandi nyuri inzanga oya ntabwo ndi inzanga wakora utuye nk'umunyamakuru w'umwuga nta bwenge ubwenge gute se ubundi igipimo cy'ubwenge wowe aba ari iki gupimo k'ubwenge bakita agasinda baboyi cyane agasinda baboyi igipimo cy'ubwenge bakibonye bagitangira kureba ikiganiro Babibonye. babonye ko ndi inzanga ntabwo mbivuze Ariko nawe ubwo umaze kubimenya urumva ko watangiye kuza. nabazaga Ubwo utangiye kumenya kuri inzanga urumva ko ushobora kuzasobanukirwa. sinabukwambuye ubuzanga oya nta nubwo mfite muri commentaire tubabaje cameraman ntuzabikuremo bazatubwire baraguha igisubizo ngo hari abahungu bawe ngo babicereye ngo hari ahirya ngo bari kuri wifi ngo z'imirenge ngo n'utuvuriro ngo baga warabamenye mwaje guhura ntabwo mbizi ibyo bintu bw'umwambwira mwana ndariwe wabyivugiye Kugeza ubu tuvugana amagambo ngiye yashize ivuga. kukangire mwana urumva Yashize ivuga pe. kukangire yawe se niba ari umukozi wawe utaje nagira nte Dide abakozi ba hano ko nabonye ari na benshi cyane Ngwino. ariko ko bavuga ko koka n'inyama ngo ari ibintu ngo bishobora gutuma umuntu ngo amera mbirabazaga ibiki ibyo byaranye ibyo nabazaga ahubwo ubu ngiye kukubaza ibiki washubijwe nashubije nagushubije ngo iki nagushubije ngo iki tuzabyumva mu kiganiro oya nagushubije ngo iki mu kiganiro niho biri nagushubije ngo iki Aratibuka n'icyo yabajije. Babaza igisubizo atibuka n'ikibazo. nanjye nkubaze icyo twahereyeho baza twumve ko ukikibuka Ntabwo ibyo waje biba birangiye utusiba. barakubwiye ngo gusubira inyuma n'isakirego uba ugomba kugenda focus ari imbere wenda ahubwo ukazicara ugatangira bata ariko aho navuye nihe none aho ngiye kugera nihe aho ngeze nihe naho nshaka kugera nihe ariko iyo ugumye ureba inyuma birangira nyine utakaje focus ugomba gufata focus imbere rero ubu urafokasinze ubu ndimo ndajya imbere Iby'inyuma wabiretse. focus ni igiki focus ni igiki focus ni ukwita ku bintu uri gukora yego ntureba ko noneho utangiye kugenda ubijyamo sasa rero njya numva ukabiriza cyane ndagira ngo duce impaka bwa nyuma kameramani uyirebe iyi nkoko abantu bazi kubaga inkoko n'abasanzwe bazirya n'abazotse mwigire hino ubu noneho tugiye guca impaka aragira ati inkoko igura ngo ibihumbi ngo 99 ndashaka banze umbwire kwanza ibiciro bazirebye nta kintu nkeneye kumbwira ibiciro gusa bo bazirebye barahita bavuga hariya muri comment niba bihura no ngo sinzi wenda niba iwanyu mu rugo mubasha kwigurira inkoko ariko inkoko igeze ku bihumbi 96 n'amafaranga 500 n'ibikoroto 45 ubwize ebyiri zihagaze inote y'150 koresha mara twumve ibyo agivuze ngo ibihumbi 99 urumva ibintu by'ibikoroto noneho byajemo n'ibibazo ubwira rero urumva rero niba utafokasinze nibyo navuze mbere oya nabyumvise ibihumbi 999 n'ibikoroto 50 akuye umuriro ukomeye cyane wa mugana agakoka kaze hano Mungu nagushyira ujya kuzana koka. agakoka hano rwose kaba gakenewe ngira ngo
Abantu umuriro hano umeze nabi yego. Nuwo kotera kuri nibyo nakubwiye. Hari inyito na slang ujuzana. Wowe hari yo wigeze kuzana bakakubwira ati ariko noneho Jay ati have kandi yigeze kubaho. Ngiye ikintu cya mbere nkoresha ubwenge iyo nzana slang cyangwa se imvugo runaka ari nayo mpamvu usanga nyine urubyiruko bagenda bazikunda slang zanjye. So urumva rero nagiye mbikubwira kuva kare kugira ngo ukundwe n'abantu cyangwa se abantu batangire kugenda bakwizereramo babisaba nyine gukoresha ubwenge bwinshi ukanamenya ngo public irashaka iki bakunda ibiki nibiki bakeneye. So iyo uje rero utekereza ko ugiye kwigana ibyo abandi bakora ukanabikora nabi bagufata nk'ikigoryi bakagufata nk'inzanga ari nabyo nyine ubona nyine abantu bagenda bagufatamo. Yes kuko urumva muri ntawe nigana murashaka gukora ibintu mwigana abandi bantu n'ibiki byose none mukanabicira ibintu bazanye mukabyangiza. Icyo gihe rero ntago bikunda, ntago abantu bashobora kugukunda nkuko bakunda umuntu runaka wazanye icyo kintu cyangwa se wagicreating. So yewe rero iyo nzana amaslang yanjye ngerageza no korohereza abankurikirana banayakunda mu rwego rwo kugira ngo bajye babasha kuyavuga. Izindi nagiye nzana z'ibyongereza no mu zindi ndimi ntago bagiye babasha kuzisubiramo nkumva biteye iseseme unsigaye nizana iz'inyarwanda. Niyo mpamvu wahisemo kujya uzana iz'inyarwanda yego. Ariko ngo harigeze kuza ngo urayivuga ngo ababyeyi ngo barakubwira ngo have ni nk'iyihe yitwa ngo niba ari Kafokasinge nyoko ariko yavuze oya nagara umubyeyi Kabyindi wese umubyeyi mu Kabyindi wese umubyeyi ndabizi se mu Kabyindi ngo barakubwira ati ariko hari ukuntu wagerageza ugakosoramo ngo nyoko niko yakubwiye oya niwe wabyivugiye wowe ibiganiro birahari ubyivugiye ntago navuze ngo ababyeyi bamwe mu nshuti za cyangwa abandi abantu bakuru koze cyane ko warubeshyese inshuti zanjye zavamo ababyeyi utangiye gukwirakwiza ibihuha utangiye gukwirakwiza ibihuha ibintu bigize icyaha gake ibintu ukoze bigize icyaha iwacu kuri Eco Bloom TV ni kizira kanumva ari byo urimo kuvuga ibiganiro birahari cameraman uze kureba ko gace ukazane baze kumbekera mpari burani bwo naba nkubeshye neza ubundi umuntu w'umugabo wakabaye uvuga ibintu umugabo ahari ikiganiro uri gukora ikiganiro umeze nk'umuntu umira defanda gusa wakoze ikiganiro ukabaza ibibazo by'amatsiko wabajije bazi ibibazo by'amatsiko reka kumera nkaho urimo defanda siko bimeze yashiriwe iminota 2 nkaba nashira ibibazo baza twagiye yego Jesquizo aka kanya ni umugabo cyangwa ni umusore ni umusore ateganya gushinga urugo ryari ntago ari vuba ye mpamvu bitera kubera icyo atari vuba ntago nyine no bushake bwanjye niyo mpamvu atari vuba rero ngo ibibazo ubaza niba ubona ni question mbete ubundi ntago ubaza ikibazo basubiza ngo yego cyangwa oya ubaza ikibazo umuntu ari gusubiza asobanuye urugero icyo bita describe urugero cite unexplica yego muze kugerageza mukoresha ikinyarwanda n'urugero reka nk'urugero betse nk'urugero France ntago nyizi pe betse nk'urugero rworoshye cyane mubaza nk'ikibazo umurugero ushobora kubaza kasuku wenda uti winjiye cyangwa se watangiye gukoresha social media ryari ibyo ntago ari ikibazo umuntu asubiza ngo yego cyangwa oya ibyo ni ibibazo iyo baraza kugusobanurira natangiye igihe iki n'iki nazanywe nande cyangwa nafashijwe nande ariko niyo nagupinze nkwita nkubaza nani yego ku isaha y'isa 5:6 ubu nongeye natangiye kotsa inkoko unayipata una mafuta